ufite ubwoba se Imana ishimwe Imana ishimwe Imana si Innocent wakongera ukamuhobera kuko ntago wari umukunda Amana bazi nakora kanteceka no kuba naraje ukanga bakinguye ubwo batanze kare wego agenda ndicara egereza ko umuntu avugisha twe ese umeze ute kimeze neza mana yanjye ibintu ko mbona ari byiza mana yanjye makapa inapo njya nkubwira ngo nzajya mpora ngukorera surprise iyo munsi yo ntisanzwe ntabwo isanzwe oya amaso yawe ari kugaragara nk'abantu umuntu ufite isoni oya nta soni ntazo nagira ngo mbabaze cyangwa se mbaze buri umwe wese iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashyo Rwanda rwanya rwakazamura ibyishimo bya Rwanda bakasika mutoro zose n'imugoroba samatara gakeka cyangwa samba ubundi wicara kuri Manzi Innocent TV wirebere byinshi byiza bigiye bitandukanye bihakorerwa cyangwa se bihabera ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka uyu mwaka rero dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndabasaba kubana natwe mu nzira zose no mu bikorwa byose byacu kugira ngo tujye turushaho kubana neza cyane ndibutsa abantu rero bose waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga waba ukeneye ahantu heza kandi hizewe wagurishiriza cyangwa se wagurira ibyo wifuza byose igisubizo nta kindi jya kuri Google wandikamo www.duhahirane.com ni website nziza cyane ushobora kuguraho cyangwa se ukagurishirizaho ibyawe byose uhasanga ibintu byinshi cyane bitandukanye ushobora kuhagurishiriza ibikoresho naho twaguriye ibi binyobwa ushobora kuhagurishiriza rero ibikoresho bitandukanye ibikoresho bya electronique ibikoresho by'ubwubatsi ibikoresho byo mu rugo ibikoresho byo mu gikoni ama TV ama telefone ibintu byose wakifuza uhasanga n'ibindi bigiye bitandukanye hari imbuto hari imboga hari ibintu byose wakifuza aho nzajya mpagera naho nta handi rero jya kuri Google wandikemo www.duhahirane.com website nziza kandi yizewe si ibyo gusa rero ushobora kuba ukeneye kwamamaza cyangwa se kwamamaza ibikorwa byawe duhamagare cyangwa se utwandikire kuri iyi nimero 0722 nimero ni 0722 bazumva ariko uje unazandika hasi bazi cameraman ubwo ngubwo arabyumva uje uzandika hasi abantu bayibona buriya nuvuga ngo iyo ukoreye marketing ibintu byawe bibasha kugera kure cyane abantu bakabibona bakabyumva tujya mu bikorwa bitujyana uzanarebe neza abadive kugira ngo ibikorwa byabo bigende byamamara bakoresha iki amavuna so uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo tugiye akenshi iyo ndi mwaka kayira iyo ndimo ndi kumanuka muri aka kayira imba ngiye gusura madamu Innocent ariko ntago ndi ngenyine nkuko muri kubibona ndi kumwe n'umugabo we murabibona ushobora kwibaza ngo ese na amahoro si turi kumwe twenyine turi kumwe n'ikindi mukimara kubona dufite aka kantu yavuye muri duhahirane kavuye muri duhahirane muri duhahirane no tubikuye sibyo so rero tugiye kwa Innocent ikitujyanyeyo murakimenya nitugera sibyo barakimenye n'amatsiko burya ngagapfundikiye gatera amatsiko reka tugereyo
reka tugereyo rwose turebe none se bimeze bite umusaza ni sawa kabisa ni sawa cyane kandi urabibona ko ari sawa naragiye rero ndicara ndatekereza ko bitinze ibipfu n'abavandimwe baragerageza unyohereje agahumbu wigeze gute burya uzi ko mfite abantu bankunda nubwo nabananiye ariko abankunda bonda bafite rwose umuntu yagize gutya nyihera agacumi undama 5 undama ikazi iraboneka burere kandi nabivuze ko amata mama dasabiri nk'igisigati rero umuntu agiyeyo kugira ngo ukuntu bigomba kugenda tugira amahirwe tumusanga ariko kumusangaho byo ni hame ahangaha rero ntekereza ko utaruhasi waruhasi ubwa mbere ninjiye aha dore nahangaha ariko ndabona imyenda ari imyenda yuzuye bayibonye mwiriwe neza mana yanjye imyenda yose se noneho yavuye ni y'abaturanyi indi ni njyewe urimo kuyifura turajya twakira ukuri nta kibazo tereka aho nta kibazo none se naje kuba hano dore kubita ubwoba se Imana ishimwe Imana ishimwe subwe no sani wakongera ukamuhobera kuko ntago wari umukuru Imana bazi nakora kanteceka nakuba naraje ukanga kumvugisha ukubika umutwe ukabuvuza ati reka ze uje ntago biba byoroshye dushyira hagati haraha yitarukije tuganire haraha yitarukije tuganire rwose ariko uranatetse mwegerane hariya mwebwe yewe nicare ahangaha ibogeke asa bimeze bite byoroshye biragenda neza njya nkubwira ngo nzajya mpora ngukorera surprise iyo munsi yo ntisanzwe ntago isanzwe oya amaso yawe ari kugaragara nk'abantu umuntu ufite isoni oya nta soni nazo nta soni z'umukristo nta soni z'umukristo ariko mana reka inasa bimeze bite se ndakomeye nyine biragenda neza biragenda neza cyane yewe kamana ya nubwo naramenye uburyo mujemo nagiye kumureba bukeye tutari no kuri kamera vuga ati rero umuntu twamuvuje reka nsure ndebe uko bimeze ndakomanga araza arakingura andebye siyavuze karibu ko navuze ati ubwo bakinguye ubwo batanze karibu ndagenda ndicara ntegereza ko umuntu avugisha twe ese umeze ute kimeze neza mana yanjye ibintu ko mbona ari byiza mana yanjye makapa inapo kuko imana nitwaye kumera amashyi namaze kumenya yuko ibyamubayeho byose atari basi yavuze ko ari we ahoho yari guhereye muzi impamvu byatumye bimera kuriya impamvu yatumye nanjye mfata nabi ariko uramenya ko ibintu byose atari we n'ibyo yakoraga ntabyo yarabizi nayo mpamvu no gukira kuri namurebaga akareba ku ruhande yaterwaga isoni n'ibyo yakoze urumva ntabwo ariwe wabikoraga niyo mpamvu rero nubwo yeguje gutyo uje gusaba imbabazi ni byiza ndetse yuko utuzirikana wumva agaciro k'ikintu natwe ubwacu ukaduha agaciro imbabazi naraziguhaye rwose wisanzure urugendo rusigaye n'urwawe mana yanjye sade ibyo bintu urabivugaho iki ikintu cya mbere nabivugaho
Imana imuhe umugisha kumbabarira. Amen rwose. Kubwa Arega mukorane mu biganza. kubona yambaye ipantaro Mukorane mu biganza mana yanjye we. Imana ishimwe. Twa tuntu mwakoze cyagiye mukora ubukwe mwongere mudukore mugaragariza abantu nuko mwishimye mu mweshe. Nibyo muhekeye arega nibyo munywane igihango mana we. Ibabo we. Kuko ibi byishimo byari byaragiye ntabwo mwongera se. Mana nyagasani ibi byishimo nibyo byakoraga ko ngo agasozi kamanutse inka kazamuka indi. Cyane niko bimeze ari burya ngo huguha. ese base muneguza nitekeye ikijumba cyanjye muragitegereza Ibijumba hari ikintu bitwaye se nabyo no gushimira Imana cyane biba byabonetse. Hanyuma ndishimye cyane kuba mpawe imbabazi. imbabazi zo wazihawe kera Gusa wenda ibindi byo nanone urabizi ko kugaruka mu rugo atari ibintu biba byoroshye. Kandi nanone hakaba hari na byinshi mba nshaka kwibariza byinshi bigiye bitandukanye rwose. Cyambere nshaka kubaza urabizi neza ko ni wowe unzanye ahanini ni wowe unzanye. Icya kabiri kuba ari wowe unzanye ntago narinzi ngo guseka ni wowe unzanye byandenze ni wowe unzanye uri guseka amabuye wamubise none nkakubona akanya uri gusaba imbabazi uruka amazi yakumennyeho uribuka tumukomanje akanga kudukingura. Ibyo byose two byarangiye mana yanjye cyo nishimiye no ko muri mukomeze ijambo ni ryawe no kuri ibyo nibukaga ngaseka no kuri. So urumva rero ni ibyo ngibyo. Gusa icya mbere nshaka kwibariza aho namusize siho ari sinzi impamvu yaje hano sinzi impamvu yahinduye nyine ahajya. Icya kabiri ntabwo masanze umwana sinzi ngo arihe. Wenda ibyo nibyo by'ingenzi bya mbere. Ushaka kongera kwitwa papa urabyifuza cyane kubera ko ni nayo ntambwe ya mbere nateye yo kuza gusaba imbabazi. turabiganiraho nyuma ya kamera umugore n'umugabo. Noneho kuri icyo kibazo rero abajije ngo aho twabaga njyewe nawe n'umwana ntago ari hasanze. Urabizi ko inzu twabagamo yari ihenze urabizi pe. Rero maze kugenda bizi ko nta kazi nagiraga nibwo nahise mvuga ati shaka inzu niyo natera ibirakaraka ntabasha kuyishyura. Niko kuhita mva mu nzu ya menshi ntimanukira nigira mu nzu ya makeya. Niyo mpamvu usanze hano. Imana izaduha ibindi. Amen rwose. Kureba aho uko umwana we ibyo turaza kubiganiraho nk'umwana na se. Umwana na nyina na se. Ariko n'abantu bagakwiye kubimenya kuko ubajije ahangaha ugomba kumusubiza. Umwana rero ubu ngubu nyirakuru yabaye agiye gusura kwa nyirakuru. Yagiye kumusura se cyangwa mu buryo ntago ari ukuvuga ngo ni ukumusura kuko azagaruka. Kuko abarebaga ubuzima narindi nabwo nzi ko n'umugabo yakira. Aravuze ati rero kurera abana babiri mbona no kukubwira ahangaha hari n'undi mwana natoye ndimo kurera. Udafite ababyeyi nimba ababyeyi bahari simbizi kugeza n'isaha ndacyategereje ngo ndebe yuko ababyeyi be baza. Niho turi kumwe ahangaha rero umuhungu wacu nyirakuru yamujyanye kugira ngo abamwitaho ndebe yuko nayo nanakuvuza ugakira nubwo Imana yabigenjeje neza. Ubwo buryo nyirakuru yamujyanye twabonye kuza kubikubwira uri waravuze ko utabyaye. Avuga ati rero reka mbanze mbikore umunsi azakira akabimbaza nzabimusobanurira impamvu ntigeze mubwira ko umwana nyirakuru agiye kumujyana. Urabizi ukuntu wasanga utakibyibuka bitewe n'ibibazo wari urimo wari waratujugunye utakinibuka ko wigeze no kubyara.
ari njyewe ibyo byose biri ku mutwe ndavuga ati rero ubwo mama aje reka muhe umwana kuko yari yaje yanabisabye yari yaje yanakutuye ngo nanjye aranjyana ndavuga ati ntabwo nagenda mfite umwana ndera ntafitiye ibyangombwa kandi nanone sinagenda ngo sige umugabo ari kugenda yangara mu muhanda kuko nta rukundo rwaba rurimo ahubwo watwara uyu mwuzukuru ukaba uri kumwe nawe ukamufasha mu buryo bugiye butandukanye hanyuma nanjye ngasigara ndwana no kureba uko umugabo wanjye namufuza muri ubwo buryo nyirakuru ari we nyoko bukwe yaje atwara umwana nubwo wabanje kumbaza harya icya mbere nahereyeho sawa ndabyumvishe kandi ubwo nawe mbaye ntumva nyine naba naranyweye cyangwa narariye intumva gusa nyine ikintu cya mbere njye kinshimishije ariko mu buryo bwo kugaruka mu rugo wongere witwa umugabo mu rugo urabizi waraje buriya hari ibintu umuntu akora ni wenda ntibavuge ngo hari ukundi kuntu ndi kubivugamo ngo ubwo nyine ngo umugabo ngo gutya na gutya ndabizi ko hariho abantu bari bubivuge waraje utwara matera utwara amabase utwara ikintu cyitwa ikintu cyose twari dutunze hano muri runo rugo kugeza n'izi saha turyama ku musambi n'amasafuriya yo gutekeramo ndayatira usibye agasafuriya kamwe yasize hano urumva nta kintu na kimwe mfite hano mu rugo uzatekereze kuza ibintu byose uzanye fanta nta kintu uzanye ubundi tutagiye na kure ntabwo ndasoza ikindi kandi nakubwiye ko mfite umwana ndera hano nta babyeyi afite nimba n'abafite simbizi ntabwo nigeze mbona nimba wumva yuko nimba wemera yuko uzaza tukabana hano n'umwana uzaza ariko nimba wumva yuko njye nakubwiye icyari icya mbere cyari imbabazi zo naziguhaye kera hanyuma icy'ibyo byose ntabwo nabura kubyemera hanyuma ikindi cy'ibyo bintu ndagiye ngerageze nubwo ako kamatera nako kari gashaje ndebe uburyo ki nashaka ibindi biceri nyine andi mafaranga nyine nawe urabyumva gusa ako kamatera naza bakaryamyeho naza bagize utawakagarura hano so nyine urumva ibyo ngiye kubikora nangerageze nk'umuntu w'umugabo nshaka ibikoresho byo mu rugo hanyuma mbiza niyo mpamvu navuze ni ubu ngubu nje gusaba imbabazi hanyuma ubugira kabiri ndaza wenda nzanye ibyo bintu hanyuma ubugira gatatu nze mu rugo hanyuma urumva uyu mwana nta kintu azakubangamiraho ntabwo ngewe rwose nta kibazo cya mbere ni ukugaruka mu rugo tugafatanya tukareba icyo tugomba gukora n'umwana n'abana tukabarera so nanjye ntabwo nava hano ntagize ikintu mvuze ndi umwe mu bantu bagiye bababa hafi iminsi myinshi ndagerageza pe nakoze ibishoboka byose kugeza amagingo aya ngaya so rero nanjye ndabashimiye intambwe uteye sibyo cyangwa se intambwe muteye yo kongera kumvanamo ko hagati yanyu hari ikintu kirimo cya kintu cyabahuje cya kindi cyatumye umanika akaboko mu rukiko ukavuga ati haba mu byiza no mu bibi nzagukunda kandi nongera gushimira Innocent cyane ko atacitse intege sibyo ikindi nagira ngo mbabaze cyangwa se mbaze buri umwe wese so reka mpere kuri Manzi sibyo ese wowe urabyumva ute kuba umadamu wagwaye imbabazi ese nyuma y'ibi ngibi witeguye gukora iki ariko nimba mbwiye ngo azabyihangana nimba atari bya nyirarureshwa ari ukugira ngo akundanye ikize mbitega amaso mbibyereko witeka ubwo witeka Imana nibizi imbere uko hameze cyane so rero ndabashimiye ariko mbere yuko dusoza ndagira ngo mufatane mu biganza mufatane mu biganza so ndagira ngo ikintu ugiye kunkorera ahangaha ni kimwe ndagira ngo oya si ugusezeranya kuko nta bubasha mfite bwasezeranya abantu ndagira ngo ubwire Innocent ijambo rya mbere wamubwiye muhura
umunsi ijambo rya mbere ndamubwiye umunsi wa mbere dukundana ijambo wajya gukunda kumubwira cyane muri mu rukundo ndagira ngo abari ryo mubwira uyu munsi. nakundaga kumubwira kandi abari wende nibwire niwe nshaka kuribwira murebe mu maso mugiye kurebana mu maso nk'amasegonda 5 nurangiza uri mubwire nawe uhita umusubiza iryo wakundaga kumubwira dusoze. sheri nzagutuza mu kirere niko namubwira sama niko namubwira wagira yitaga kubwira turakoze cyane nakoze cyane. Ijambo wakunze kumubwira kenshi ryavuye mu kanwa kawe kenshi. ndagukunda n'ukuri buri gihe ndagukunda Innocent ibi bintu ntago twabisoza gutya utasabye Imana ngo ibuhe umugisha ndetse nabishyigikire sibyo. Saba umugisha unabisengere then dusoze. Kabaha Imana dusenge. Data mwiza ndagushimye ndaguhimbaje. Shimye imbaraga zawe mwami Imana, shimye imbabazi zawe. Waturinze mu bihe bigiye bitandukanye nyiringabo Imana, waturinze mu majya n'amaza, warinze uyu mukozi w'Imana nyashya, urindi umugabo bibazo yari arimo bigiye bitandukanye data mwiza. Satani yaramusabye ariko mwami Imana uramureba neza ubwira Satani ati uyu muntu ndamukwimye mu izina ryanjye. Data mwiza niyo mpamvu mushimye ko waramurinze nubwo yaciye mu bigeragezo bigiye bitandukanye ariko ntago wamwatsa ubuzima. Niyo mpamvu tugushimye mwami. Natwe waraturinze data mwiza turaguhimbaje. Amasaha yanga data mwiza ngushimye ko wemeye ko baza hano hantu. Nyingabo Imana nabyifuje kenshi cyane kuzumva umugabo wanjye aje akaza hano muri uno rugo. Nabyifuje kenshi cyane kugira ngo umugabo wanjye azongera ambwire kankunda ariko ndagushimye kuba byose mbibonye. Niyo mpamvu mwinginze cyane kugira ngo ukomeze utugaragire data mwiza. Imbabazi zawe zitwomeho nyiringabo Imana, utugende imbere data mwiza. Ibyo dukora byose tubishyire mu biganza byawe mwami Imana. Rero bagiye guhaguruka ngaha batahe mwami Imana, bagiye kujya mu macumbi, ubarinde ubarengere aho ushingura ikirenge aho bashinga icyabo. Tubisabye twizeye amen. Amen. Turabashimiye cyane abantu mwari mudukurikiranye, namwe turabashimiye. Ngiye cyo navuga Imana ikomeze bakomeze. Mbabwira neza ko wowe waba ukeneye ahantu heza wahahira cyangwa se wagurishiriza ibyawe, nta handi jya kuri Google wandikemo www.duhahirane.com. Ni website nziza cyane ushobora kugurishirizaho cyangwa se ugahahiraho ibyo wifuza byose, byaba ibikoresho byo mu rugo, byaba ibikoresho byo mu gikoni, byaba ibyo kurya ndetse n'ibikoresho bya electronique, ama TV, ama radio, ibiki byose, ikintu cyose wakifuza, imbuto byose n'imboga biba biriho. Kandi ikindi ukeneye no kwamamaza hano kuri channel yacu watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 072 69 38 76 072 turabakunda cyane. Imana ikomeze bakomeze kandi ikomeze babe hafi cyane rwose. Abantu mudukurikiranye mukomeze mudusengere, munasengere uyu muryango.